Twongeye kubasuhuza mwese abadukurikiye kuri Flash TV. Uyu ni Uncle Berthe Beam ndetse ndi kumwe na Uncle Denny Chen. Ariko uyu munsi turi mu kiganiro n'umundi makuru kibana. Turi mu kiganiro musanzwe muzi, ikiganiro cy'abana, ikiganiro kibanda ku myidagaduro, umuco nyarwanda ndetse n'ubumenyi ku nyamaswa. Aho hose rero turahaganirira kubera ko ni ikiganiro kituma abana bamenya byinshi, bakidagadura, tukajya mu muco, bakamenya umuco nyarwanda cyangwa se umuco wacu, ndetse tukagera no mu bumenyi ku nyamaswa. Ariko nanone akazamo n'akandi gace kitwa iyobokamana cyangwa religion. Uyu munsi rero tujye kwibanda ku muco nyarwanda cyangwa se umuco wacu. Ariko sindi njyenyine, n'ubundi ndi kumwe na Uncle Denny Chen. Yego Uncle Beam, niko bimeze. Turi muri iki kiganiro cy'abana aho tubasha kungukiramo byinshi bitandukanye. Cyane cyane abana bakiyungura ubumenyi, ntabwo ari ngombwa ngo bakomeze bafite ubumenyi busanganzwe, bagomba no kongera ubumenyi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uyu munsi tujye kwibanda ku muco nyarwanda. Yego. Abana cyangwa se abantu badukurikiye bashobora kwibaza uti umuco nyarwanda ni iki? Abana mumeze neza? Mumeze neza mwese? Uyu munsi rero turi mu kiganiro cyitwa gute hari? Muvuge cyane na makuru ki bana. Makuru kibana ni ikiganiro cyitwa makuru kibana. Hanyuma umunsi rero tujye kwibanda n'ubundi nk'uko twababwiye ku muco nyarwanda. Umuco nyarwanda murabuzi? Umuco nyarwanda ni iki? Ninde mwana uradusubiza? Ninde uzi umuco nyarwanda? Nawe urawuzi? Akira tubwira umuco nyarwanda ni iki? Murakoze. Umuco nyarwanda bakoze umuco nyarwanda ni amateka aba yaragiye akoreshwa mu bihe bya kera, cyangwa se ibikoresho nyine bakorewe kugira ngo ubu ngubu babikoresha kugira ngo nk'abana batoya bari kuvuka ubu ngubu kugira ngo bamenye ibyo ababanjije bakoreshaga. Ni gutyo ndiye mbyumva. Urakoze cyane. Ako Denny Chen, urumva ko asubize neza? Urumva ko mwana asubije neza cyane. Hanyuma umuco ni iki? Yavuze ngo umuco. Umuco ni iki? Nanjye ndashaka kugira ngo ufashe kusobanurira n'aba bana bose bicaye aha ngaha wa mugani umuco. Iyo bavuze ngo umuco biba bishatse kuvuga iki? Umuco ni iki rero? Umuco ni ikintu ubundi bwo mu buzima. Umuco abana bose bari kudukurikira ndetse n'ababyeyi n'abandi bantu bakuru bashobora kuba batazi icyo kisubizo kuri icyo kibazo. Umuco ni ikintu abantu bumvikanyeho bakagihuriraho kugira ngo icyo kintu kijye kibayobora cyangwa se bajye bakigenderaho. Bashobora kuba ari umuco mwiza wiganje. Iyo umuntu afite rero umuco mubi, baravuga ngo ufite umuco mubi ko akaba afite ikintu kibi. Abantu bashobora kumvikana n'ikintu kibi bakakigendera, icyo nacyo cyakitwa umuco ariko mubi. Rero umuco ni ibintu abantu bumvikanaho bakabigenderaho kugira ngo bizajye bibayobora. Societe cyangwa abantu runaka cyangwa igihugu runaka bakumvikana kuri ibyo bintu bikazajya bibayobora. Yego. Urakoze cyane Uncle Denny Chen. Abana ngira ngo mwumvishe igisobanuro cy'umuco, sibyo? Mwumvishe gute? Mwari mutubwire wumvishe neza. Umuco ni ikintu abantu bahuriraho kugira ngo kijye kibayobora. Bishobora kuba ari umuco mubi cyangwa ari umuco mwiza, sibyo? Yego. Abana sibyo? None umuco mubi se numeze gute? Ni ndatubwira. Umuco mubi numeze gute? Tubwire nk'umuco mubi numeze gute? Umuco mubi ni ukugenda kwibikina ahandi none ukagizana iwanyu bakavuga ngo gira umuco mubi. Kwiba ubwo ni umuco mubi. Hanyuma Uncle Denny Chen, dukomeza no kuganira buriya umaze kudusobanurira umuco icyari cyo, ariko none umuntu yakwibaza ngo umuco nyarwanda wo ni iki? Umuco nyarwanda wo ni iki? Umuco nyarwanda rero no mu ndirimbo y'igihugu turirimba ngo umuco dusangiye uraturanga. Umuco nyarwanda ni ukuvuga ni ukumenya amateka y'igihugu, cyane cyane amateka y'igihugu, ayo cyanyuzemo, ayo ababyeyi bacu banyuzemo, uko basangiraga, uko baganira, uko babayeho, uko bambara, uko bavuga. Ibyo byose nibyo bita umuco. Kuko umuco ushobora kuba ari ururimi burya nawo ni umuco. Ushobora kuba ari uburyo abantu barya, uburyo abantu bahingamo, uburyo abantu baganiramo, uburyo bambara, uburyo bagenda. Abanyarwanda bafite uko bagenda, Abanyarwanda bafite uko basangira, Abanyarwanda bafite uko bakundana. Icyo nicyo bita umuco ugomba kuturanga. Yego. Hanyuma noneho Uncle Denny Chen, ndi kugira ngo uyu munsi twibande ku kijyanye n'umuryango nyarwanda w'ahambere cyangwa se w'ahakera.
nuvuga ngo umuryango nyarwanda wo hambere n'ubundi wasangaga ari ababyeyi bari kumwe n'abana, nubwo wenda uyu munsi tutaje nk'ababyeyi ariko turi kumwe n'abana, turagira ngo tuganire ibintu bikeya ku bijyanye n'umuryango wa kera cyangwa se umuryango nyarwanda wa kera. Ese nk'umwana uri kubona wenda dufite ibi bintu, ese abana ibi bintu dufite murabizira ni ibiki? Ninde wabe tubwira iki kintu dufite? Akira tubwira. Iki kintu ufite ni igiki? Kiriya. Iki ngewe mfite hano. Nushaka kuvuga icyo ushaka. Icyo Uncle Bert afite ni umuduri. Ikindi Uncle Deni afite ni ingoma. Ni ingoma. Aha. Ngo ni umuduri n'ingoma. Uyu ni umudurira? Abana uyu ni umuduri? Uyu ni umuduri mfite? Ninde ubizi? Ninde ubizi? Akira tubwira akira mikoro. Ni inanga. Yakoze cyane. Ni mu mwamashyi, ni mu mwamashyi, ni mu mwamashyi. Aha. Avuze ngo ni iki? Inanga. Inanga noneho ikora iki, imaze iki? Ninde adusubiza? Ninde ubizi? Inanga ikora iki, imaze iki? Akira. Akira. Inanga bafata uduti tubiri niyo bacurangisha nyine ibintu bya kinyarwanda. Niyo kugira ngo nyine bashimishe abantu bagire umunsi mwiza. Yego, urakoze cyane. Nereza mikoro nawe mu mwamashyi. Tumaze kumenya ko icyo mfite ari iki? Inanga. Tumaze kumenya ko inanga imaze iki? Muvuge cyane. Yego, iyi ngiyi Uncle Bert Bim afite ni inanga kandi barayicurangisha. Hanyuma none tugiye kuri Uncle Deni Chen. Iki kintu Uncle Deni afite ni igiki? Ninde ukizi? Urakizi? Tubwire. Ni ingoma bayicurangisha barimo kubyina intore. Aha, urakoze. Abana mwumva iki byavuze? Ngo ni iki? Iki? Inanga bari bacurangisha iyo bari kubyina intore. Yego. Intore se intore barazibyina? Intore ziri kubyina. Aha, Uncle Deni Chen twahereye kubigaragara sibyo? Kugira ngo abana bamaze basobanukirwe. Noneho tugiye kugira ku byo twambaye. Ibi nambaye ni ibiki noneho abana? Ibi nambaye ni ibiki? Umuntu ubizi natubwira. Ninde utadusubije? Akira subiza. Ibi nambaye ni ibiki? Imikenyero. Imikenyero. Aha, urakoze cyane. Mu mwamashyi. Hanyuma ndababaza ngo imikenyero imaze iki? Ninde wundi utasubije? Akira. Imikenyero bayambara bari kubyina intore. Yego, bari kubyina cyane. Ahandi bayambara imikenyero? Inde? Akira nawe tubwire. Imikenyero bayambara iyo bagiye n'ahantu. Yego, ahandi? Yego. Bagiye mu bukwe. Bagiye no mu bukwe. Ahundi nawe tubwire imikenyero bayambara bagiye he? Bayambara iyo bagiye mu birori bitandukanye. Iyo bagiye mu birori bitandukanye. Murakoze cyane abana. Uncle Deni Chen urumva ko abana babizi? Abana barabizi, bazi ko mu muco wa kinyarwanda abantu bakenyera. Murakenyera, yagiye mu birori, yagiye mu bukwe, yagiye ahantu hatandukanye. Hanyuma ingoma Iyo bacuranga nyine bari Yego. kubyina. Hanyuma abana mumeze neza mwese? Ariko numaze mupepera abandi bana bari kubareba kuri Flash TV, mugire gutya. Mubasuhuze. Hanyuma rero uyu munsi nkuko n'ubundi turi mu kiganiro twanayibabwiye, ariko ikiganiro harije twavuze ko cyitwa gute? Ikiganiro twavuze ko cyitwa gute? Twavuze ko cyitwa Bakurikibana. Muge cyane. Bakurikibana. Yego, makuru kibana. Uyu munsi rero turi kwibanda ku bijyanye n'umuco nyarwanda cyangwa se umuco wacu, sibyo? Niyo mpamvu Uncle Deni Chen yazanye ingoma. Ingoma n'ubundi murayizi ko ariyo mu muco. Niyo mpamvu nanjye nazanye harya n'igitari nazanye n'igitarira. Niki? Yego, nazanye inanga kugira ngo ngire nyine kugira ngo mbere ku rugero ncurange kugira ngo ngire mbere ku rugero. Murakoze cyane. Hanyuma rero Uncle Deni, ndakumva. Tugiye gukora akantu gato, turirimba akantu gato, tunacurange, hanyuma
turakoresha nk'umunota umwe cyangwa amasegonda 30. yego Hanyuma nidusoza noneho tuhite tujya mu bisakuzo. Abana ibisakuzo murabizi? Ibisakuzo murabizi? None se ibisakuzo ni ibyo mu muco? Ninde watubwira? Ninde watubwira? Akira fata mikoro tubwire. Wowe mukuru wowe. Muhereze mikoro muhereze. Ibisakuzo ni ibyo mu muco? ibyo mu muco nyarwanda. Aha, ni ibyo mu muco nyarwanda. Ni mu mamashyi menshi cyane. Ibisakuzo ni ibyo mu muco nyarwanda. Naho imigani aha tubwire. n'imigani n'imico nyarwanda. Imigani nayo niyo mu muco nyarwanda. Hanyuma rero mbere yuko ducuranga sibyo tunaririmba ariko turanaririmbana. Ngiye kubabaza ikibazo. Ni iki cyatandukanye cyangwa se niki wareba ugahita ubona ko ibintu ari iby'umuco cyangwa se ibintu atari iby'umuco? Aha, ninde atubwira? Ninde? Akira tubwire. Imbyino nyarwanda. Imbyino nyarwanda na wundi? Na wundi? Hereza n'uyu ngo yatubwira. Ikintu wareba ukabona gifite itandukanyirizo ukabona ni icy'umuco cyangwa se ukabona si icy'umuco? Ikintu aho bitandukaniye ushobora nko kujya mu rugo rw'ahantu ugasanga baracaca imigani cyangwa se ugasanga barimo baraca ibisakuzo kandi ibyo bintu bya kera ntago ubu ngubu ntago bagikunda kubikoresha ahantu henshi. Aha, urakoze cyane. Hanyuma rero reka dukore ka kantu gatoya turirimbira abana amasegonda, dukoresha amasegonda 10 yonyine ndetse tunacurange wa mugani babone ko ibi bintu dufite binakora. Ese birakorara? Aha, ngaho reka rero tubacurangire noneho mubyumve neza sibyo? Akoze ni cyenda. ndakumva Twagiye ducurange. Turimbiye indirimbo. Turimbiyera. Makuru kibana tuyihimbira indirimbo hanga. Akanuma. Reka dukora akaririmbo. Akira fatira mikoro gutya kugira ngo amajwi aze kuza. Tangira ubu ucurange ku ngoma nanjye ndahita njya kumurya rwose. Mwabibonye? Namwe muraza kubikora mu kanya. Mudamashyi ariko twabikozera twabikoze rwose. Hanyuma abana reka mbabaza ikindi kibazo ibibazo nka bibiri kugira ngo uhite dusakuza hanyuma dusoze ikiganiro cyacu. Umuco nyarwanda niki wowe wawigiraho? Niki wowe wawigiraho cyangwa se wawukundira iki? umuco nyarwanda Wawukundira iki tubwire? Umuco nyarwanda wawukundira iki? Ikintu umuco nyarwanda nawukundira nuko barimo baratwereka ibihe bya kera bitandukanye n'ibyungu kuko kera nabwo wasanga babayeho neza ku ngubu asigaremo different itandukanye na kera cyangwa wasanga abantu bumvikana nta kibazo ku ngubu nyine kubera imyaka turi kujyamo basigaye harimo amakimbirane. mu muryango barahuraga bakaganira bakagira umwaka wo kugira ibisakuzo bakagira umwanya wo guca imigani bakagira umwanya wo kuririmba nk'izindi ndimo twarimba bari kumwe n'abana. Ariko nk'uko abana babivuze ubu byarahindutse, abantu basigaye bari mu gihe cy'iterambere bari kwiruka hirya no hino, ntago mbabye bafite umwanya wo kwicarana n'abana bace ya migani bagira ibisakuzo. Abana benshi birwa imbere ya televiziyo bareba ibitente aho kugira ngo wenda bagire n'uwo mwanya wa mugani wo kugana n'ababyeyi babasakuza bagira gute. Ariko ntago bivuze ko umuco utagihari, umuco uracyahari ahubwo nuko ugendana n'iterambere, sibyo abana? Nuvuga ngo umuco urahari ari kugendana n'iterambere. Hanyuma ushobora gusanga nk'abantu bafite nk'ingoma n'inanga ukibaza impamvu babifite, ariko hambere byabaga ari nk'umuco nk'uko twabivuze n'ubundi. Kubera iki nyine bigenda bicika? Ni ukubera iki umuntu yakwibaza ni ukubera iki bigenda bicika?
ntago navuga ngo bigenda bicika ariko bigabanya uburemere byari bifite kubera umwanya, nibyo nari maze kubivuga. Umwanya abantu bo muri kino gihe bafite umwanya wo gushakisha cyane amafaranga, gushakisha cyane imibereho, kubera ko imihoro ya kino gihe ubona ko ahanini ishingiye ku mafaranga kandi nayo bigoye kuyabona muri iki gihe. Mu gihe mbere imibereho ya kera wasangaga ahanini idashingiye ku mafaranga, abantu babagaho niyo baba badafite amafaranga bari bafite uburyo bwo kubaho bitewe n'uko icyo gihe byari bimeze. Nicyo gitandukanyirizo navuga, niryo tandukanyirizo ryaba rihari. Ni ukuvuga ngo umuco se nta mafaranga waba ugira cyangwa ukorwa n'abantu n'ubundi badashaka amafaranga cyane? Oya, umuco abantu bagomba kuba bafite umuco bagashaka n'amafaranga, kubera ko umuco ubundi bwo habaho umuco hakabaho n'umuco wiganje. Umuco wiganje nuko nyine hagenda haza ibintu by'iterambere bizanywe n'abanyamahanga. Nk'ubu kera ntitwambaraga imyenda ariko dusigaye twambara imyenda. Kera ntago twambaraga, kera abenshi babonaga ko bakunda gukenyera nko ku minsi mikuru bagiye no mu birori ahantu hatandukanye, ariko kuri ubu si ngombwa gukenyera, ushobora kwambara ka jeans kawe ugakwitamo aga t-shirt kawe ukajya mu munsi mukuru. Ibyo byose hari umuco wiganje ugenda utuma ibya kera bigabanyuka. Ubwo ndakeka abana bari kudukurikira bakabyumva, ariko si uko umuco utagihari. Hanyuma Uncle Danny Chen, turimo tugana ku musozo kugira ngo tujye mu bisakuzo, si by'abana, kugira ngo tujye mu bisakuzo, ndagira ngo nkubaze ikibazo kindi kimwe. Ni iki wabwira abantu badukurikiye kuri Flash TV mu kiganiro makuru kibana, cyangwa abana turi kumwe hano bakora? Ni iki umuntu yakora kugira ngo umuco wacu cyangwa se umuco nyarwanda tuwusigasire cyangwa umuco ukomeze waguke, ntuzime? Aha, nashishikariza abana bacu gukunda iby'iwacu. Ni byiza gukunda gucuranga piano, igira umuziki mwiza na gitari, ariko iwacu dufite natwe inanga yacu ya kinyarwanda, kuko piano ni inanga ya kizungu. Dufite inanga yacu ya kinyarwanda, ni mwige gucuranga, tuzabigisha no mubishaka. Ngewe Danny Chen na Uncle Beam tuzabigisha gucuranga ibicurangisho byacu bya gakondo. Mwige kumenya iby'iwacu, mumenye indirimbo z'iwacu z'ikinyarwanda. Si ngombwa buri gihe kuririmba izo mu mahanga no kuzikunda, yego nabyo wazikunda, ariko twere kwibagirwa n'iby'iwacu. Twebwe kwibagirwa indirimbo z'iwacu, twere kwibagirwa kubyina ikinyarwanda. Muzaze tubigishe kubyina ikinyarwanda, twere kwibagirwa kuririmba indirimbo zacu za kinyarwanda. Muze tusigasire iby'iwacu n'ibikoresho, mumenye imitako y'iwacu, tumenye ibikoresho by'iwacu bikoreshwa, tumenye intebe z'iwacu z'ikinyarwanda, tumenye n'ibindi byose byakoreshwaga mu kinyarwanda, tubisigasire naho biri tubifate neza. Urakoze Uncle Danny Chen. Abana mumeze neza? Aha, mwumvishe ibyo Uncle Danny Chen atubwiye? Ninde wumvishe miki? Wumvishe miki mu byo Uncle Danny avuze? Ninde wumvishe neza? Ninde? Tubwire. Wumvishe miki? Kira mikoro. Wumvishemo ko wabo bagiraga inanga y'umuco nyarwanda. Yego, urakoze cyane. Deze mikrofone hano. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma niki wakora kugira ngo umuco nyarwanda ukomeze usigasire? Niki? Gusigasira umuco murabizi, kuwurinda. Niki mwakora rero? Niki mwakora? Wakora iki hano? Gufata neza ibyo twasigiwe n'abakurambere. Gufata neza ibyo mwasigiwe n'abakurambere nk'ibiki? Nk'inanga, ingoma, ibisabo, imisambi, intebe za kinyarwanda, ibiseke, inkangara, ibintu nk'ibyo kwifata neza kugira dusigasire umuco. Yego, urakoze cyane. Neza avuze ngo abakurambere ni iki? Mutubwire abakurambere ni iki? Mbe neza, abakurambere ni iki? Abantu batubanjirije. Ubwo se nanjye ndi umukurambere na? Nanjye ndi umukurambere. Nimba nari umukurambere ameze ate? Ni abantu babayeho mbere yawe nanjye, ko bo babayeho mu bihe bya kera, twebwe turi mu bihe by'ubu ngubu. Aha, murakoze cyane. Mumuha amashyi ashubije neza cyane. Hanyuma rero, urakoze Uncle Danny Chen. Mwumvisha ko n'ingoma itanga amashyi? Hanyuma rero noneho ndashaka kubabaza, sibyo? Buri mwana agiye kutubwira nk'ibintu bibiri biranga umuco nyarwanda cyangwa se biranga umuco. Yabazi ibintu bibiri byonyine. Tangiye tubwire. Ni nko kwikenyeza. Oya, vuga ibikoresho nka bibiri biranga umuco. Ushobora kubona ukavuga ngo iki ngiki nka bibiri tugira mu muco wacu wa kinyarwanda. Hari inanga, hari ingoma, hari amacumu, hari ibintu byinshi cyane.
ingoma, yego ingoma urakoze. Undi tubwire nawe. hari ingabo, hari amacumu, hari n'ubuseke, ingabo, amacumu n'uduseke. Nawe n'ingoma. n'ingoma, imiduri n'ingoma. Nandi undi nawe tubwire. Birakunaniye, hereza undi. Umuduri, Imiduri bayivuze. inkongoro Inkongoro n'uduseke n'uduseke. Undi n'imikenyero. imikenyero, yego urakoze. Zana mikoro turebe undi. Nawe namwe inkongoro bayivuze. n'umuvure. Umuvure. Undi hereza uriya umuvure nawe. murabuzi? Umuvure bawukoramo iki? bengeramo ibitoki, bengeramo umutobe, Ubutaha tuzajya kubireba live bari kubyina. intara, Intara. intara. Yego, Intara, intara. Irindi zina ry'intara ni irihe? Tubwire irindi zina ry'intara. inkoko. Inkoko. Inkoko nibyo. Murakoze cyane rero. Hanyuma none tugeze muri kagace kacu ka nyuma aho tugiye kugira gute yaryo gusakuza. Ibisakuzo murabizi? N'imigani murayizi? Tugiye gukora ibisakuza. Ngo Deniceri tugeze mu mwanya w'ibisakuza. Sakwe Uncle Bim. Soma Deni. Mpagaze mu Rwanda nzenguruka isi yose. Umukandara. Oya. Reka bana kidusubiza. Ingofero. Kana bakidusubiza. Oya. Ni iki yari? Televiziyo. Subiramo ikibazo yarambakije twumve. Mpagaze mu Rwanda nzenguruka inkongoro. Yego. magaze mu Rwanda nzenguruka isi yose. Hereza undasubize. Televiziyo. Televiziyo. Mama makire cyara mashyi. N'abandi bana bazi gusakuza rero. Uzi ko cyari cyananiye? Narizi ko nzi ibisakuzo rwose. Abandi bazi gusakuza ni bande? Babiri bagiye gusakuzanya sibyo? Babiri. Duhere hariya sibyo? Mwebwe babiri. Fata mikoro, umwe arasakuza, undi agira ute, udasubize. Sakwe. Muvuge Zenguruka duhure. Umukandara. Sakwe. Soma. So na nyokoko bahogosha uruhara. Inzoga z'umwami inzoga z'ubwami zikorerwa nande? Subiza. n'ikikuna n'umubwire ngo ngicyo. Ngicyo. Gihaza. Gihaza. Hereza umugabo. Aravuze ngo so na nyoko ko bameze uruhara. Sakwe. So na nyoko. Sakwe. Ariko abantu barabyishe turabafata. Inyange nyikamigaramye. Umuvure. Hereza uriya. Sakwe. Ndara ngenda nkirirwa ngenda. Umugezi. Urakoze cyane. Uraho yirya. Sakwe. Ko twagendanye wambwiye iki? Igicucucucu. Sakwe. Abana banjye baraba bahagaze bwacya bakaryama. Ibishokoro. Harukize. Genda kiza ariko Harukize. Reka gusubize. Zana gusubize musubize. Imyugariro. Urakoze mu mamaki umaze mu mamaki. Twakomeje hano. Sakwe. Zenguruka duhure. Turakomeza ku murongo hano. Sakwe. Soma. Magaze mu mpinga menera bepfo. Subiramo neza uratwibye. Magaze mu mpinga menera bepfo. Magaze mu mpinga menera bepfo. Ngicyo. Musubize se. Umubagazi. Ubwo nibyo? Ngo mpagaze Mu mpinga menera bepfo. umubagazi. Uburyo se umubagazi yagara mu mpinga agahinera bepfo. Ibisakuzo bira. Sakuzo uriya twumve rero. Sakwe. Magaze mu Rwanda nyara mu Burundi. Magaze mu Rwanda nyara mu Burundi. Muhereze mikoro asubize. Sakwe. Ngiye mu rutoki sakwe. Soma. Ngiye mu rutoki ibishokoro biramfata. Nabimenye. Ngiye mu rutoki basirikare baramfata. Ibishokoro. Nanjye reka ngo sakuze. Sakwe Uncle Bim. Soma. Sakwe Uncle Deni. Soma. Nyiramakangaza mutahe.
imbeho ku rugi. Yego, ni mu mama Uncle Denny Chen yabikoze. Aha. Reka musakuze ikindi kimwe. Sakwe Uncle Denny Chen. Soma. Magaze mu mpinga menera bepfo. Ngicyo. Nidukizira umubagazi. umubagazi. Mwese nimwe amashyiraho mwasakuje neza, mwagiye munasubiza neza. Abandi bana babakunze babyishimiye. Hanyuma rero tugeze mu kanya ko gusoza ikiganiro cyacu, ikiganiro makuru kibana kuri Flash TV. ikiganiro makuru kibana kuri Flash TV. aha. Murakoze cyane rero, muri abana beza, mwasakuje neza, mwanagiye musubiza ibibazo. Harya uyu munsi twaganiraga kuki? Nindubizi akira fata mikoro ariko mikoro. Uyu munsi twaganiriye ku muco nyarwanda. Yego, uyu munsi twaganiriye Umuco nyarwanda. umuco nyarwanda. Twumvise ko umuco nyarwanda ari iki? Undi twumvise ko umuco nyarwanda ari iki? twumvishe ko umuco nyarwanda ari ikintu abantu b'abantu bumvikanyeho kugira ngo bajye nibabasha nyine kugikora batabangamiranye. Nyine ari ikintu bumvikanye cyangwa se nyine baziranyeho. Yego. Aha, ngo twumvise ko umuco nyarwanda cyangwa se umuco muri rusange ari ikintu abantu bumvikanaho kugira ngo kijye kibahuza ndetse bagikore bahuriye ahantu hamwe. Twasanze umuco nyarwanda ugaragazwa n'iki? Ni ibihe bimenyetso bibiri twasanze bigaragaza umuco? Ni ibihe? ingoma, umuduri. Yego, urakoze cyane. Ingoma n'umuduri. Uncle Denny Chen, Yes. ibi bikoresho dufite ahangaha n'ibyo twambaye twasanze byitwa gute? Abana babizi ni bande? Buri wese aratubwira kimwe kimwe. Iki nambaye ni iki? umukenyero. Umukenyero. Iki mfite mu ntoki ni iki? Inanga. Inanga. Uncle Denny Chen yambaye iki mu ijosi? Ikinigi. Ikinigi. Ese nibyo? Hanyuma afite iki mu ntoki? Muhereze mikoro uriya tubwire. Ingoma. Ingoma nibyo. Murakoze cyane. Hanyuma rero tugeze Uncle Denny Chen, tugeze ku mwanya wo gusoza ikiganiro cyacu. Ariko Uncle Bim, numvaga nshaka kubaza abana, ese ko turi kuvuga ngo umuco nyarwanda, ese abanyamahanga bagira umuco, abazungu bagira umuco, abagande bagira umuco, turuvuga ngo umuco nyarwanda mubivuga hiki? Wa mugani, icyo kibazo ni cyiza. Wa mugani, amahanga cyangwa se abanyamahanga n'abazungu bo bagira umuco? Usubiza, akira mikoro rwose usubize. Ubwenge ushobora kubuza iby'umuco cyane. Nta gihugu na kimwe kitagira umuco. Urakoze cyane. Ubwo amashyabandi menshi cyane, menshi. Aravuga ngo nta gihugu kitagira umuco. Ni nk'uko tuvuga umuco nyarwanda n'ibindi bihugu bigira umuco wabyo bihuriraho, sibyo? Yego, uyu munsi rero mwakoze kubana natwe mu kiganiro makuru kibana, twibanze ku muco nyarwanda. Makuru kibana n'ubundi nk'ibisanzwe igizwe n'ibice bitatu, harimo imyidagaduro, harimo umuco nyarwanda cyangwa se umuco w'iwacu, hakazamo nanone n'ubumenyi ku nyamaswa, ndetse mu muco hakazamo nanone n'agace gatoya kiyobokamana cyangwa se religion. Uyu munsi rero tukaba twibanze ku muco, twari kumwe n'abana hano, twaganiriye kuri byinshi, twabacurangiye, twakoresheje inanga, twakoresheje ingoma, ndetse twabanye nabo, badusubije, badusakuje, ndetse nubwo byagiye binanira ariko twabikoze. Uyu munsi rero turasoje, naho ubutaha ikiganiro n'amakuru kibana kuri Flash TV. Ciao ciao, bye. Bye bye. Abana bose badukurikiye kuri televiziyo twabanye nabo uyu munsi, mwakoze kubana natwe abana mwese. Bye bye. Turi kumwe naho ubutaha.